ari amafaranga, ari ubwenge, ari n'amahoro, wabigushyira imbere wahitamo iki? Ubu ngubu marayika aramutse agutije cyangwa aguhaye igitabo cyawe yandikamo, yasanga cyanditsemo iki? Ikizakubwira umuntu wahoranye amafaranga agashira, akenshi agumana ibifunguzo bitagera aho bifungura, ndetse hari n'igihe haba hariho kontake. Hari igihe izo nzu ziba zaratejwe cyamunara, ariko akaba ari zo yasigaranye. Hari umuntu umwe twigeze kuganira, sinzi abo twari turi kumwe, hari ibibazo bitoroshye, nawe yari afite ibibazo, aratubwira ati ubu ngize amahirwe nkabona amafaranga, bona nubwo ari Satani ubwe waba uyampereje nayajyana. Ubwo yabanje gutekereza, none nimutekereze neza, ari amafaranga, ari ubwenge, ari n'amahoro, wahitamo iki? Ibisubizo nabyumvishe. Hari 60% ivuga amahoro, hari 30% ivuga ubwenge, hari 10% rivuga amafaranga. Ubwo ndagerekereje nkurikije uko byumva. Mureke tugendane. Buriya rero muzarebe amafaranga abayafite. Burya abafite amafaranga muzacunge, iyo ageze mu bukwe bamuha umwanya wa mbere, nibyo? Iyo ageze mu nama bamuha ijambo, nibyo? Iyo ageze mu rusengero bigenza bite? Mu rusengero bigenda bite? Bamushyira inyuma. Iyo aje akavuga ati amabati n'injyu uzayatanga, ndavuga y'uru rusengero, umwaka utaha bigenda bite? Aba mukuru w'itorero. Ariko se koko nibyo? None amafaranga arakenewe, amafaranga ni meza. Ubwenge, baramutse bampaye ikibwirizwa ngo mbwirize, nkaba mfite amafaranga, ariko abakimpaye nkababwira ngo sinzi gusoma no kwandika, byagenda bite? Byagenda bite? Icyubahiro kirakomeza. Ndagira ngo mubihe agaciro, mutekereze neza. Iyo umuntu afite ubwenge, ndagira ngo mbabwire ngo ubwenge bushobora kukunyuza aho undi atanyura. Ndetse n'iyo umuntu akorera umunyabwenge agenda ababwira ati kiriya kibosi nubwo ngikorera ni injiji. Barabivuga. None ubwenge ni ngombwa cyangwa si ngombwa? Ubwenge ni bwiza cyangwa ni bubi? Reka mbabwire rero, buriya amafaranga ni meza, ariko burya amafaranga ni umushyitsi uza akagenda adasezeye. Mwari mubizi? Ikizakubwira umuntu wahoranye amafaranga agashira, akenshi agumana ibifunguzo bitagera aho bifungura, ndetse hari n'igihe haba hariho kontake. Hari igihe izo nzu ziba zaratejwe cyamunara, ariko akaba ari zo yasigaranye. Nibyo cyangwa si byo? Burya umunyabwenge, abantu barabizi, nibyo ubwenge ni bwiza n'amafaranga ni meza, ariko nagira ngo mbabwire, burya amafaranga ntabwo agura byose, ndetse n'ubwenge ntibutanga byose. Ubwo ndavuga ubwenge twiga, ariko mwibuke ko ijambo ry'Imana ryaravuze ngo kuva mu byaha niko, kandi iki? Kubaha Imana nibyo ki? Nibwo bwenge. Kubaha Imana nibwo bwenge, kandi kuva mu byaha niko kujijuka. Amafaranga hari ibyo atakubashishiriza, hari uburyo ataguha amahoro, hari uburyo ataguha gutuza. Nzi umugabane munini w'abantu
bari bafite dukeya banezerewe mu muryango, uko amafaranga agwira bakarushaho gushwana. Namwe murabazi, ubutunzi bwaraje, ingo zirasenyuka. Dufite indirimbo ivuga ngo ivundi yanezeza hari iki. Ariko nigeze mvuga ko amafaranga ari mabi? Amafaranga, nigeze kugira ingorane, babona mpagurutse bakavuga ngo buriya David agiye kuvuga amafaranga. Harayo navuze? Reka nkubwire, wabyemera utabyemera, nawe ntibwakwira amasaha 28 ngashire utavuze amafaranga. Hari uwo byashobokeye? Burya Imana ni igitangaza. Hari uwambwiye ngo burya ikibazo ntabwo ari umubare w'amafaranga, ikibazo ni amazeru ari inyuma, kuko buri muntu wese atunze amafaranga. 20 si amafaranga se? 20 ifite amazeru angahe? 200? 400? Ibihumbi 200? Ibihumbi 200? Miliyoni 2 ifite? Ubwo miliyari 2 zifite angahe? Ikibazo ufite 20 n'ufite miliyari 2 bose bafite amafaranga? Yego, yego, bose bayakozeho. Abo ubona bose batembera, kuno ubona tugenda dutembera, ukubona buri muntu wese azinduka yiruka, ukugera Nyamirambo ukagera Kacyiru tukirukanka, uko byagenda kose uyu munsi udakozeho Imana irafungura mu cyumweru ntubura gukoraho. Nashaka 2020. Ikibazo iyo yakozeho ubu yahawe nande? Ubu yahawe nande? Bibiliya iratubwira ngo isi iri byuzuye n'ibyande. Muze gukurikira tuze kureba bya bisubizo ubwo turaba dushoje. Ari amafaranga, ari ubwenge, ari n'amahoro, uwabigushyira imbere wahitamo iki? Muri Bibiliya dufite ingero nyinshi z'abantu benshi bari abatunzi ariko bakanga bakabura amahoro. Korode namusabye kumfasha kunsomera mu Itangiriro 18 umurongo wa 10 kugeza 15. Amfashe yihuse. Itangiriro 18 umurongo wa 10 kugeza 15. umurongo wa 10 kugeza 15. Haravuga ngo, undi aramubwira ati, iki gihe cy'umwaka nikigaruka sinzabura kugaruka aho uri, Sara umugore wawe abyara umuhungu. Itangiriro 18 umurongo wa 10 kugeza 15. Kandi huti abyara umuhungu. Sara abyumva ari mu muryango w'ihema uri inyuma ye. Aburahamu na Korode ngwino imbere baguhe mikrofone y'umugozi. Ngwino hafi hano kwizi ntebe hafi. Iyo minota irimo iragenda. umurongo wa 10 haravuga ngo, undi aramubwira ati, ni iki gihe cy'umwaka nikigaruka sinzabura kugaruka aho uri, Sara umugore wawe abyara umuhungu. Sara abyumva ari mu muryango w'ihema inyuma uri inyuma ye. Aburahamu na Sara bari bashaje bageze mu zabukuru, kandi Sara ntiyarakijya mu mihango y'abakobwa. Sara asekera mu mutima we ati, ko maze gukecura nzanezerwa ntyo, kandi umutware wanjye akaba ashaje. Uwiteka abaza Aburahamu ati, niki gisekeje Sara? Akibaza ati, ni ukuri koko nzabyara nkecuye? Hari ikinanira Uwiteka se? Mu gihe cyashyizweho iki gihe cy'umwaka nikigaruka nzakugarukaho, Sara abyara umuhungu. Maze Sara arahakana ati, sinsetse, kuko yatinyaga. Aramusubiza ati, oya urasetse.
yari yasetse, yari yasetse. yasekejwe n'iki? Nuko ashaje akecuye. Ikibazo, niba mwakurikiye neza nabizi ibice bya mbere, uyu Sara yari yishimye. Kuki atishimye kandi umugabo we tubwirwa ko ari umwe mu bari bafite ubutunzi bukomeye? Kubera icyo atishimye? Yaburaga iki? Umwana wenyine niwe wari umuhangayikishije. Reka burya buri muntu wese ajya ku mavi agasenga asabira icyo yumva akennye muri we, ariko buriya ibyishimo bari ntabyo. Uyu araseka ariko arahakana ngo ntasetse, ariko yari asetse kandi yasekaga yumva ko ibyo avuze bidashoboka kuko yari yaraheranwe n'iki? N'agahinda. Ariko imitungo ari yose, ariko agahinda karamushenguye umutima. Hari uburyo twera twajyaga tumara kubona amafaranga tukiri abasore, amafaranga yaratwoshyaga, twabona agafaranga kandi twabaga ari duke, ariko mu gihe cyacu wumvaga uyafite ugahindura ingendo ugakenyera mu bundi buryo. N'uyu munsi hari abamanura ipantaro ukagura ibirinete bya fime, rimwe na rimwe ari n'iby'amaso. Hari igihe babiduhangikaga, ubundi ukavuga uti ndakize rwose. N'uyu munsi bibaho, ukiha amahoro udafite amafaranga. Umubwiriza igice cya 2 umurongo wa 10, tugeze ku mutunzi warushije abandi ubutunzi. Uyu Salomo tugiye gusoma mu iki gice cya 2 ku isomo rimwe, kubwo kwihuta turasoma uyu murongo gusa. Numwe mu Imana yahaye umugisha, kuko bari basabye ikingirakamaro, bari basabye ubwenge, ariko muzirikane ngo we yari yasabye ubwenge mvajuru. Nubwo Satani yamuvangiye, ariko Salomo yari yasabye ikintu cyiza. Uyu Salomo yarahaze ndetse agira ubwo abihamisha iri somo. Wahageze? Kandi sinimye amaso yanjye icyo yifuza cyose, nta munezero wose nimye umutima wanjye. Yarinejeje ku buryo bwose, agera ubwo ahamya ati kandi sinimye amaso yanjye icyo nifuje cyose. Avuga cyose. Yari yishimishije uko ashoboye kose, kugeza ubwo yitangira ubuhamya yabonaga n'abagore b'abandi akabatwara rwose. Uyu muntu yarishimishije, n'abagore yarabatwaraga, yarishimishije rwose. Kuko umutima wanjye wishimiraga imirimo yanjye yose, ibyo nabyo byari ingororano z'imirimo yanjye yose. Maze nitegereje imirimo yose y'amaboko yanjye n'imiruho yose naruhiye nkora, nsanga byose ari ubusa, ari nko kwiruka inyuma y'umuyaga. Nushaka kusoreze aho ngaho, amaze kugenzura, amaze kwishimisha mu buryo bwose, yaba ku mitungo, yaba ku bagore, yaba ku bindi, abigenzuye ngasanga byose ari iki? Ari ubusa. Aranabihamya rwose. Uyu munsi ntacyo kwirata dufite, ariko si ikibazo. K'amafaranga akenewe cyane, n'ubwenge bukaba bukenewe. Ndagira ngo mbabwire ngo ubwenge nubwo twiga mu ishuri burakenewe. Ni nayo mpamvu abantu barara amanywa nijoro biga, niyo mpamvu basaza n'abakecuru basaziye mu ishuri. Nuko iyi si tugezemo, iki kinyejana, uramutse utongeye ubwenge uba usigaye rwose. Mbese nibyo? Uramutse utongeye ubwenge uba usigaye rwose. Ari nayo mpamvu abantu barara biga, ariko ikibazo gikomeye, hari n'abiga bamara kuminuza agahita avumbura nawe ubundi buryo bushya, agasanga utarize atari umuntu, agahita atangira kuvuga ati biragoye kubana n'injiji. Bajya babivuga, biragoye kubana n'injiji. Hari ikibabaje, hari n'abana batinyuka bakita ababyeyi babo injiji, barakoze ibishoboka byose bakagurisha utuntu ngo babashe kwiga. Ariko ubwo injiji ninde? Ubwo injiji ninde? Ari uwatanze utuntu twe akavuga tumva sinize, ariko ubwo ntize ndagurisha n'utwanjye umwana wanjye yige. Yamara kwiga akita ababyeyi b'injiji. Injiji ninde? Injiji ni umwana. Ni injiji iba yaramenye uko se byamugendekeye na nyina kugira ngo yige. None se ko n'ubwenge tubukeneye turabigenza dute? None se ari amafaranga, ari ubwenge n'amahoro turahitamo iki? Mbese amahoro yaboneka te kandi nta mafaranga? Ikibazo nababwiye ngo mutekereze. Iwawe iyo wabuze n'ijana, iyo bakubajije ngo bintu byashize,
iyo bavuze ngo turaburaye udafite na rimwe ugira amahoro, uratuza. None ari amafaranga ari n'ubwenge n'amahoro, urahitamo iki? Urahitamo iki? Muracyahitamo? Ntabwo murahuzana n'ubu. Murahitamo ubwenge, murahitamo amafaranga. Ariko nimutekereze neza. Hari igihe nari mfite ibibazo n'ibyanjye mvuga si ibyanyu, nza kurota natoraguye amafaranga. Namwe mujya mubirota? Hari urota yatoraguye? Iyo ukangutse urayabona? Naje kurota natoraguye amafaranga, mu nzozi ndayapangira rwose, ndetse mpanga ko buri buke njya no kurangura, maze kubishyira ku murongo ndisinzirira neza. Nkangutse amafaranga ndayabura. Mu bintu narose, mu byo natekereje gukora, sinigeze ntekereza ko naza gutanga icya 10 n'ituro ry'ishimo, kandi nari umukuru w'itorero. Umunyarwanda yaravuze ngo umutinda arota agenza ate? Ikibazo dukwiye kwibaza ngo niki ubuzima bwacu bukeneye, dusaba dute? Mu gitabo cya mbere cya Samweli umurongo wa mbere, igitabo cya mbere cya Samweli igice cya mbere kuva ku murongo wa 10, aho mushiki wacu yadusomeye ibyana ndetse nande umugabo wa Hana yarinde Elukana. Claude nkundira unsomere umurongo wa 10 ugeze 12, usimbuke some 17 nk'imirongo nk'itatu gusa cyangwa 4. Ariko Hana yasenganaga Uwiteka agahinda, arira cyane, ahiga umuhigo aravuga ati, Nyagasani Nyiringabo, nureba umubabaro w'umuja wawe ukanyibuka, ntunyibagirwe, ukama umwana w'umuhungu, nzamutura Uwiteka abuwe. Ugiye 17 ugeze 28 wihuse. Yo kubaho kaye nta cyuma cyogosha kizamugera ku mutwe. 17. Maze Eli aramusubiza ati, genda amahoro, Imana ya Isirayeli iguha ibyo wayisabye. Hana aramusubiza ati, umuja wawe mbonera imbabazi imbere yawe. Nuko umugore aragenda, arafungura, mu maso ye ntihongera kugaragaza umubabaro ukundi. Bukeye bazinduka kare mu gitondo, bajya imbere y'Uwiteka barasenga. Barangije basubira iwabo, basohora mu rugo rwabo i Rama. Maze Elukana aryamana n'umugore we Hana, Uwiteka aramwibuka. Amen. Igihe gisohoye Hana asama inda. Bukeye abyara umwana w'umuhungu, amwita Samweli ati, kuko namusabye Uwiteka. Igice cya 2 umurongo wa mbere. Igice cya 2. Maze Hana arasenga ati, umutima wanjye wishimira Uwiteka, ihembe ryanjye rishyirwe hejuru n'Uwiteka, akanwa kanjye kagukire ku banzi banjye, kuko nejejwe n'agakiza kawe. Kuko nejejwe n'agakiza kawe. Kuko rekeraho, kuko nejejwe. Ese Ana yarishimye? Yishimye ari amafaranga abonye? Oya. Yanejejwe n'iki? Nuko abosubijwe. Yanejejwe nuko yabonye icyo umutima we washakaga. Yabonye umwana. Elukana na Hana bazirikanye amasezerano basezeranye n'Uwiteka. Maze igihe kigeze umwana baramujyana bamutura Uwiteka. Hari ababyeyi benshi batazi agaciro cy'Uwiteka yabakoreye. Hari abana dufite, iyaba waruza agahinda kudafite umwana. Mbese waruzi ko hari nugera hagasaba ati, Mana niba warunamumpaye nkagira urubuto rwo mu nda yanjye, yenda nkazamubyara agapfa. Ababyeyi barahari? Mbese mwari muzi ko hari n'abatekereza bati, niba nari mubonye yashaka akazavuka afite ubumuga, niba nari mubonye yashaka akazambera ikigoryi ariko mubonye. Ababyeyi nk'abo barahari? Ikibazo abana dufite, ese tumenya ko ari umugisha uruta iyindi? Mbese turabimenya? Hari isomo twakunze gukoresha riboneka muri Zaburi rivuga ngo, ibyo Uwiteka yankoreye nagenza nte? Namwitura iki?
ndagira ngo ujye utekereza mu mutima. Ndagusabye mubyeyi, ntugatinyuke kubwira umubyeyi mugenzi wawe ngo abana bawe ni ibigoryi, ahubwo ujye umugira ku mavi. Mubyeyi, ntugatinyuke kubwira umwana wawe ngo wakigoryiwe, kuko ngo uko ubimubwira kenshi nawe niko yiyumvamo ko ari iki. Ntukabikore. Nta na hamwe muri Bibiliya hatwereka ko Elukana na Hana baburaga amafaranga cyangwa ubundi butunzi ubwo ari bwo bwose, ahubwo batwereka ko baburaga umwana. Babyeyi mudafite abana, nimuhumure. Imana yahaye umwana Aburahamu na Sara bafite imyaka irenga 100. Imana yashubije Hana, namwe izabasubiza. Iyi ni Imana yumva. Nimukomere ntimuve mu byizerwa. Tujya tugira akababaro kenshi, tukagera mu bibazo, tukibagirwa ko Imana yadushubije mu buryo bumwe cyangwa ubundi. Tukibagirwa ko iby'Imana ituringanirije imbere ari iby'agaciro. Yobu yageze mu bibazo, ageze mu bibazo arakubitwa, ariko ntabwo yigeze acika intege. Igihe cyose tubonye ibisubizo. Mu Gutegeka kwa kabiri igice cya 2 umurongo wa 8, ni mu gitabo mu Gutegeka kwa kabiri igice cya 8 umurongo wa 12, amagambo Korode ushatse wamfasha kuhasoma ukihuta, wihute cyane. Igice cya 8 umurongo wa 12, numara kurya ugahaga, ukamara kubaka amazu meza ukayabamo, inka zawe n'imikumbi yawe n'ifeza zawe n'izahabu zawe n'ibyo ufite byose bikaba bigwiriye, uzirinde umutima wawe kwishyira hejuru ngo wibagirwe Uwiteka Imana yawe yagukuye mu gihugu cya Egiputa. 17 uzirinde we kwibwira uti imbaraga zanjye n'amaboko yanjye nibyo byampesheje ubutunzi. Ngo numara kurya ukagenza ute? Numara kurya ugahaga. Ibyo ntago bivuze ko ari igihe turi mu bihe byiza twishimye tunezerewe, ahubwo ni igihe cyose wabonye ibyo kurya. Ibihe bibi ntibizigera bibura tukiri muri iyi si. Ndetse Yobu yatanze ubuhamya mu gice cya 23 umurongo wa 10 ati, ariko izi nzira nyuramo nimara kugeragezwa zavamo meze nk'izahabu. Yari yageragejwe, uzajya uva mu bigeragezo umeze nk'izahabu. Ntabwo amahoro aboneka gusa ari uko amafaranga yabonetse cyangwa ubutunzi, kuko mu migani n'ubundi bongeye kutubwira, ndetse na Zabura bisubiramo 29:11 ko amahoro atari amafaranga gusa, ahubwo amahoro n'umugisha ari biva ku Uwiteka. Na amahoro ava ku Uwiteka, niyo mugisha dufite. Ndasabye ngo muri no twatundi dutoya tubona, kandi gakeya ubona, twatundi wita dukeya ubona, ujye ukiranukira Imana kugera ku gupfa. Hahirwa abakiranukira Imana kugera ku gupfa. Niba utaranyuzwe ntabwo uzi kunyurwa, kuko nakakuka niyo. Ntabwo dusiba kujya gushyingura, kandi abo ngabo si uko hari icyo twabarushaga, ahubwo n'ubuntu bw'Imana butwirindiye gusa. Ibyo dukora byose mujye muzirikana ko marayika yandika. Ariko reka mbabaze, muzirikane bya bibazo byanjye, muraza kumva ibisubizo dushoje. Nababajije ngo ari amahoro, ari n'amafaranga, ari n'ubwenge, wabigushyira imbere wahitamo iki? Ndagira ngo mbabaze, kandi turasatira umusozo. Ubu ngubu marayika aramutse agutije cyangwa aguhaye igitabo cyawe yandikamo, yasanga cyanditsemo iki? Marayika agutije igitabo cyawe yandikamo, kandi ngo ni marayika wandika atagenje ate? Yasanga cyanditsemo iki? Ndagira ngo buri muntu wese abitekerezeho. Duhora mu masabukuru, murayagira? Duhora mu minsi mikuru, mu birori. Hari iyo twasoze amasomo tugira ibirori by'amasomo, mu birori by'abana bacu twabyaye, tubara mu birori by'abashyitsi twakiriye. Ubu hagize umushyitsi ukubwira ngo araje aturutse muri Amerika, urategura ukamwakira cyane. Duhora mu birori by'abo dushyingira, abadashyingira barashyingirwa.
duhora mu birori byinshi n'ibyo gutaha amazu, abantu dutaha n'inzu ndetse tugakora ibirori. Turabikora inshuro nyinshi, tuba turi mu birori. Namwe ni mubyibuke bya bindi mugenda mukora, nanjye ndabyibuka. Ariko ndagira ngo mbabaze, ni kangahe urategura ibirori? Ni kangahe uraka intwererano ugafata invitation? Ni kangahe uramara gufata amafaranga ukayabara, dore ko tunandika ngo tuzamenye abadutwerereye, kuko turavuga ngo bagenje gute, baratugurije. Ni kangahe urashyira mu mibare ukavuga utaye amafaranga bantwereye ni 500, ubu 50 ni kimwe mu 10 ababikoze. Ndababonye ab'Imana ntibazabura. Ni kangahe urashyira mu mibare ukavuga utubu ndakuramo 10,000 nzajya gushima Imana? Ni kangahe? Basore, ni kangahe murafata intwererano icyo kintu mukakizikana? Ni kangahe urakoresha ibirori byo kwakira abana barangije ukavuga utumva narangije kaminuza cyangwa abana banjye bararangije, ariko reka nteganye n'igihe cyo gutanga ituro ry'ishimwe mu bantu baje mu birori? Munyemerere mbivuge, ndashima Imana iraho yigeze kubikora, yigeze kuntungura. Yari afite ibirori by'umwana we, yaka ituro ry'ishimwe, araza arambwira ati nyandikira ituro ry'ishimwe tanze mu birori. Yararitanze rwose. Kuva nahagarara mu mwanya wo kumenya iby'itorero ryakiriye, ni inshuro 2 gusa nakiriye abantu baje gutanga icyacumi cy'intwererano zabo. Se ubukwe bumaze kuba ni 2? Ni 2 bwonyine? Mbese basore, namwe babyeyi, muramutse mutanze zira invitation, ntihagire umuntu bahana rimwe, mwarega nde? Hari warakubwiye ngo ujye kubitegura se? Warega nde? Niki Imana itadukoreye? Mbese mu gitabo cy'urwibutso handitswemo iki? Nahoze nsaba korali Le Prophète ngo bankundire mu gihe ndimo gusoza, bampa indirimbo ivuga ngo marayika agenza ate. Barahari Le Prophète ko ntigeze mbabona hano, kandi narabibasabye. Cyakoze niba barabyibagiwe ndihangana, ariko niba bahari bankundire, maze mu gihe bayiririmba dusoza, nawe utekereze ngo ubu marayika aramutse ampaye igitabo cy'urwibutso yandikamo ibikorwa nakoze, nasomamo iki?